tunayicanamo cyangwa tunayitekamo inava cyane, hahandi imvura yagwa mama akabyuka turyamye akatubwira ati ntimuze guhindukira ngo twaga turyamye hari ibintu biti birago, abantu bo mu cyaro barabizi. Ubwo ni imikeka cyangwa imisambi bitewe n'akarere? Ni imikeka y'iki gihe, ni kwa kana k'abakennye. Gusa ndashima Imana ko ubu kwa kana katariho bagikennye, hari icyo Imana yakoze. Nubwo na leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare, hari icyo yakoze. Ntabwo hacyoshye, nize bigoranye. Ndashima Imana yampuje n'umupadiri, umupadiri Imana yampuje nawe, Imana ihabwe umugisha, ampuza n'abazungu bo muri Belgique, baranyishyurira ndarangiza. Ndarangiza bigoranye, iranyitambika Imana. Yego, maze kunyitambika nahuye n'umukecuru mu muhanda ndi kwigendera, arambwira ati muko ni karame, Imana irambwira ngo udatenyuka kuba warya umwanda. Mugende kwibaza ngo umwanda Imana ishatse kuvuga niki, nimugende kubyibaza. Arambwira ngo uriya musore mugiye kubana mureke, Imana irabyanze. Niwe bitaga umwanda? Niwe bitaga umwanda, niwe Imana yitaga umwanda. Ngira ngo mbwire Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ngushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe uduhema kutugirira. Ngushimiye ko waturinze. Ni ukuri hari benshi bageze ahacecekerwa, ariko twebwe Mana ishobora byose waturinze, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngushimiye rero ko babanye natwe, ngushimiye ko ugiye kubana natwe. Reka uhoraho Nyiringabo Imana, ibyo tugiye kuvugira aha hantu bigira abo byubaka, bigira abo bikomeza. Ni ukuri imbaraga zawe n'urukundo rwawe ruboneke mu bantu bawe, kandi barusheho kukwizera. Komeza kubana natwe no kutugirira neza, ni mu izina rya Yesu Kristo musabye neza, urakoze. Amen. Yego, mbahaye ikaze aho muherereye hose, mwe mukunda kubana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho bigiye bitandukanye. Turi kumwe n'uyu mubyeyi mumaze kumva, umaze kuturagiza Imana. Babyeyi tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, hari bamwe basanzwe babazi, ariko hari n'abandi bifuje kubamenya. Nitwa Mukakarara Arodia, ndi umumama, mfite umugabo umwe n'umwana umwe. Ndi umukristo. Uri umukristo. Tugiye kuganira rero n'uyu mubyeyi musanganyamatsiko yacu nkuru twahaye inyito yo kugira neza kw'Imana. Nubwo tuba tuje ahangaha ntabwo Imana iba yagasoza, ariko ibigikora ibindi. Impamvu tuzagushima no kuvuga ibyiza byayo, binavugwa yuko ari nabyo byiza kugira ngo ikomerezeho, nubwo itajya igendera kuri ibyo. Yego, aha tuze guhera herero. Reka duhere ndi umukobwa. Ndi umukobwa, Imana yabaye ku ruhande rwanjye cyane bikomeye. Hari abantu bajya babana n'Imana rimwe na rimwe ntibazirikane iyo neza n'urwo rugendo rwahahise. Twarabibonye ejo bundi muri United States, aho havuzwe yuko abantu birase ari imbaraga zabo, natwe tujya tubigire niwe. Ariko impamvu tuba tuje ahangaha no kugira ngo tubizirikane, tunibutse na babandi, tunakomeze n'abari kugorwa. Ukiri umukobwa byaremeze bite? N'umukobwa nabayeho nk'abandi, ndakundana nk'uko abandi bakundana. Ariko mpura n'intambara zitari zoroshye. Ubwo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe watangiye gukundana? Ufite imyaka ingahe? Ushaka kugira ngo umenye imyaka mfite? Imyaka reka tuyihorere. Ndi umukobwa. Yego. Uje uri umumama ahubwo, igihe nyine nahahise. Ubu ndi umumama. Yego. Narakundanye nk'abandi bisanzwe nta kibazo. Nza gukundana n'umusore. Maze gukundana n'umusore dupanga ko tuba twabana. Ndataha njya kubibwira mama wanjye ko nabonye umusore twabana, arabyemera ndetse biramushimisha. Ariko icyo gihe ntabwo nari nasenze ngo mbaze Imana. Mama ari utaragera aho ngaho uhura n'umusore. Mbere Imana ntabwo igomba kwigaragariza abantu bakuze gusa cyangwa abantu baciye akenge. No mu buto hari igihe ibana n'umwana muto cyane ikamwirerera ikamurinda. Dusubiyeho inyuma. Dusubizeho inyuma none mu buto bwawe, wenda iyo famiye wakuriyemo tuze kugaruka. Muri famiye nakuriyemo ntabwo byari byoroshye. Nakuriye mu muryango ukennye cyane. Hahandi twabaga mu inzu tubamo tunayicanamo cyangwa tunayitekamo,
inava cyane, hahandi imvura yagwa mama akabyuka turyamye akatubwira ati ntimuze guhindukira, ngo twaga turyamye hari ibintu bita ibirago, abantu bo mu cyaro barabizi. Ubwo ni imikeka cyangwa imisambi bitewe n'akarere? Ni imikeka y'iki gihe, ariko hari ibirago byo mu giturage umuntu yabaga aricyo bashashe bakanakikorosa, bakakorosa ikindi. Ubwo imvura yagwa mama akabyuka akaza akavuga ati ntimuhindukire, tukaryama, agafata nk'ibasi agatereka hejuru y'ikirago. Ubwo ni hejuru y'imigongo yanyu? Yego, turyamye akatubuza guhindukira kugira ngo amazi ataza kutumenekaho. Uwo muryango wavukiyemo wari uw'abana bangahe, wari uwakangahe? Umuryango navutsemo ni uw'abana 5, imfura na bucura barapfuye, dusigaye turi 3. Njyewe ubwo nari ndi umwana wa 4. Muri icyo gihe bari baratashye? Muri icyo gihe imfura yari yaratashye, undi yatashye nyuma yaho ho gato cyane. Muri ubwo buzima butari bworoshye twabayeho nabi cyane. Imvura yaragwaga yagwa, abantu barabizi ukuntu mu mvura haba hariho inzara, umuntu aba yumva ashonje. Nk'umwana nkaba nta kundi biri bugende, imvura yahita nkitwikira nk'igikote, nkamanuka nkagenda ahantu bakuye nk'ibijumba mu njumbure. Yego, ngira ngo ndebe ko hari ibyo imvura yaba yaguye ikanika ku byari byasigaye mu kinonko. Byabaga byihishe mu binonko. Nagira ibyo mbona nkashyira nko mu gashashi nkazamuka. Urumva ntago byabaga bigoye, twacanaga mu nzu, inkwi zabaga zihari, ngatangira nko mu gasafuriya nkatogosa. Iyo nzu niyo mwacanagamo? Nayo twabagamo. Yanganaga iki? Nabuse navuga ngo inzu tutabonaga ahantu turyama twakwimukira imvura iri kugwa. Yari nka shambure icyumba gusa? Yari, navuga ko yari nk'icyumba na sara, ariko byo mu cyaro bidafashije. Yego. Yego, wenda hari n'akandi kantu ko hirya mu mucanamo, ariko byose ari inzimu. Uburyo wasangaga no muri saro hari harabaye umukara, ahantu hose nta saro nta mu cyumba, hose harabaye umukara. Nkatogosa nkatujumba nkaturya, nabaga ari njye mutoya, urumva nabaga ndi kwirwanaho. Bibaho nza kugira ikigeragezo ndi umwana mutoya niga. Ubwo nagiye ku ishuri, muri ubwo buzima twari tubayemo dukennye, umwana aza kumpa ipera yatumwe na mama we, ipera yariroze. Icyo gihe nararwaye, ndarwara hahandi banjyanye kwa muganga ari nijoro. Ariko aho hantu nubwo nari ndi umwana, buriya ngo ukivuka Imana ibigufiteho umugambi. Nubwo nari nkiri umwana nabonye ukuboko kw'Imana. Icyo gihe nigiraga kubatizwa. Njye ubwo bari banjyanye mu bampetsa mu mugongo, nigaga mu wa mbere primaire. Bari bampetsa mu mugongo, numvishe ko ntari bugaruke. Mbwira mama ngo mwanyujije ku kiliziya, icyo gihe nari ndi umukatolike, bakabanza bakambatiza. Kuko numvaga ko upfanye icyaha ibyo bintu atari byo. Ko nari maze kwigishwa yuko hari umuntu avukana icyaha, iyo upfuye utarabatizwa upfana icyaha. Umwana mwanjyanye bakabanza bakambatiza, hoya ntacyo uri bube. Nabonye rero ukuboko kw'Imana, baranjyana bangeza ku bitaro. Umaze kungeza ku bitaro, hari abantu bita abaforomo, niba ari abaforomo niba ari abatravayeri, abantu bakubafasha abaganga. Yego, niwo umuntu twahasanze. Umuganga sinzi aho yari agiye, yari yanyweye inzoga. Umugabo? Uwo mufasha abaganga. Yego. Niwe twahasanze yari yanyweye inzoga. Kubera icyo abantu bakubwiraga yuko, cyangwa wibwiraga yuko uzapfa? Numvaga ntari bugaruke, ntago mbizi. Buriya hari ukuntu umwana sinzi ukuntu Imana imukoreramo akabona ikintu hari, ntago mbizi. Gusa numvaga ntari bugaruke. Ariko ubwo ni muri cya gihe wari warozwe? Nari narozwe. Umwana mugenzi wanjye abana bajya bagira izo ngeso? Ababyeyi bajya batuma abana, agahereza umwana mugenzi w'ikintu. Icyo gihe yarazanye amapera 2, ampa rimwe arya irindi. Yego. Ubwo nabonye ukuboko kw'Imana. Icyo gihe twasanze umuntu w'umufasha w'abaganga yasinze. Niho yari umuturanyi wo mu rugo, azi mama. Ambaza uko nafashwe, yumva ni ibintu bidasobanutse. Atavuga ngo vuba mutahana umwana wanyu. Ubwo haje undi muganga, hari hakoze abaganga 2. Haza undi muganga nanone ukodesha mu gace twari dutuyemo. Nawe bamubwira ukuntu nafashwe.
ahita afatanya n'uwo mutaravayeri kutwirukana, umutaha n'umwana wanyu muzamugarure ejo. Ibaze saa 5 za nijoro umwana bamuzanye bamuhetse mubona ko agiye gupfa, ariko baranyirukana, ariko banyirukanye kubera umugambi w'Imana. Baradushoreye baturenza ibitaro, abaganga, iyo muganga hamwe n'uwo mutaravayeri baturenza ibitaro. Hari ubwo ari mu karere gusa ni Iburengerazuba, Ngororero, gusa ntabwo ibitaro ndi bubivuge. Ariko gusa hari kera, ubu nta. Ariko uko byaba bimeze kose ari Imana yabishatse barakwirukana, ariko atabishaka nawe. Baturenza ibitaro turagenda, ngeze mu nzira, nibyo njye nibuka ndi ku bitaro gusa, ngeze mu nzira narapfuye, kuko nta bindi bintu njye nibuka. Narapfuye, nibuka nari ndi kwa muganga gusa. Nageze mu nzira mama yambwiye ko napfuye, bakabona ko birangiye nkuko nabivugaga. Baricara bategeza ko umwuka ushiramo, ariko umwuka ntiwashiramo. Mama aratekereza avuga ati se umwana wanjye barakoba banyirukanye kwa muganga, mbikore gute? Yesu avuga ati kano kuka kakirimo, reka mbe namushakira wenda umuti w'ikinyarwanda ndebe ko hari icyo byatanga. Ari impamvu ngo babirukanye nuko bwari bwije, cyangwa nuko muganga mukuru yari yasinze? Umutaravayeri yari yasinze, umuganga wundi nawe araza, barafatanya batwirukana. Ariko hari undi wundi bari gutinya we ngo yari kuza nyuma, niko babwiye mama ngo yari kuza ngo agahita amvura, muri uko kumva rero nari gupfa. Ubwo nyuma nyine mama baramubaje ati se wa mwana bimeze bite? Avuga ati yarakize, reka nkomeze. Nageze mu nzira rero ngo ndapfa, maze gupfa hasigara kuka gake cyane. Mama aratekereza avuga ati kwa muganga baranyirukanye, umwana wanjye agiye gupfa, none mbikore gute? Abari bagiye bametse bamugira inama, bamubwira ati genda umushakire umuti w'ikinyarwanda, urebe ko wenda baba ari ibintu b'ibinyarwanda. Umuti cyangwa umuganga? Umuti w'ikinyarwanda. Mu cyaro haba hari abantu batanga imiti iyo bakoroze. Ntabwo byari biri bushoke ko nywa mu kanwa, kuko nari namaze gupfa, asigaye ka gatima gatera. Mama bamuhaye umuti bacisha hasi. Hari umuti bacisha hasi bakoresha agapompe. Niwo muti bakoresheje barampompa, bari bawucishije hasi. Muri uko kuwucisha hasi n'ubundi byaciye hasi. Kuko ngifitemo akuka gake. Ibyo bakoroze byanyuze hasi. Byaciye n'ubundi hasi. Ntabwo byaje byose, ariko hari cyagabanutse. Kigabanutse ndareba, mbaza mama, babona hari kigabanutse. Uvuga ati noneho ubwo abashije kuba hari akuka kagaruka, muramuho mu kanwa. Nyine nyuma bamuhaye wo mu kanwa ndakira, ariko nabonye ukuboko kw'Imana. Ntabwo bijya bibaho ko kwa muganga bakwirukana nubwo waba udafite amafaranga. Ariko icyo gihe ntabwo bavuze ko ari uko tudafite amafaranga, nta n'ikindi kintu bavuze. Bavuze ati musubize umwana wanyu muzamugarure ejo. Kubera iki muzamugarure ejo? Ariko kwari ukuboko kw'Imana. Muri ubwo buzima rero butari bworoshye nari naravukiyemo, hari kandi kantu kambabaje cyane, kambabaje. Hari umusaza wanjye wankurikiraga, yari afite hagati y'imyaka 5 n'4, yigeze kujya kwahirira inkwavu. Hari ukuntu mu cyaro ahantu bahinze nk'ibijumba ushikuza nk'ikintu babyita nk'ibifuraninda. Abantu bo barabizi, bazakurikira kino kiganiro bo mu cyaro barabizi. Washikuza nk'ahantu hagasigara hari itaka ryahavuye. Abaturanyi baravuze ngo umusaza wanjye yacukuye igitebo cy'ibijumba, baramujyana bamukubitira mu ruhame. Reba umwana uri hagati y'imyaka 4 n'5 kumukubitira mu ruhame. Impamvu ni iki? Nuko twari turi abakene, ari twe bakene bazwi, ari twe bantu tudafite icyo turya. Mama ahingira amafaranga, agahingira igitebo cy'ibijumba iminsi 2 cyangwa 3, yasoza kukishyura barakimukopye, agahingira ibishyimbo, bakajya kumara kubihingira, bya bijumba tubimaze. Nubwo buzima twabayemo bugoye, ku buryo ikintu cyose cyaburaga, cy'ahantu hagiraga akantu kabura, mujye kureba kwa kanaka, nibo bakene. Mwari mugifite umubyeyi papa wanyuse? Na papa twari tumufite na mama, ariko mbese ntabwo byari byoroshye. Bose bafatikanyaga mu kujya gutera ibyo biraka? Agahingira amafaranga, undi agahingira. Ariko papa inshuro nyinshi yakundaga kujya nko kwinywera inzoga. Yakavuga ati ngiye ntimuze kumpa ibijumba, muze kumpa amafaranga nubwo ari make, ndanywera inzoga. Ayanywera nk'inzoga, mama akatuvunikira nyine, kuko uri ababyeyi b'abamama
Imana ijya ibaha umugisha cyane, bagira urukundo rurenze. N'abapapa nta kibazo, nuko bafata ako kana k'imyaka 4 nta rutege. Kurandura ikintu cyo mu murima bisaba imbaraga n'ubwenge na tekinike, ntabwo ari buri muntu wese. Ariko baramukubise kubera iki niwe uvuka mu bakene, niwe ni kwa kana k'abakennye. Gusa ndashima Imana ko ubu kwa kana katariho bagikennye, hari icyo Imana yakoze. Nubwo na leta y'u Rwanda yabigezemo uruhare, hari icyo yakoze. Ntabwo hakitwa kwa kana ko ariho bakennye, kubera leta y'u Rwanda hari icyo yakoze. N'izamvugo zitakemewe bajyaga bita abantu mu buryo hari icyo bakoze. Leta y'u Rwanda hari ikintu yakoze. Abantu bo hasi cyane hari ikintu leta igikora. Nikomereje ubwo natashye njya mu rugo kubibwira mama ko nabonye umuntu dukundana, arishima cyane, ariko sinari nabajije Imana. Ubwo muri cya gihe cyo gupfunduka amabere bajya bavuga mu Kinyarwanda. Kwiga ntabwo wigeze ubibasha byo? Kwiga narize nabwo bigoranye cyane. Nize bigoranye cyane. Hahandi nize hari imishinga ijya iba mu cyaro, ariko itari imishinga, ari ibintu byegamiye kuri leta. Ukwishyurira amafaranga make cyane. Ubwo byari bimeze nk'amakopasiyo cyangwa nta kompasiyo ubanza zo zishyura yose. Hari ukundi kuntu babyitaga mu mudugudu bakwandikaga, bakagutangira amafaranga make cyane nka 1/4. Nabwo ntibyari byoroshye, nize bigoranye. Ndashima Imana yampuje n'umupadiri. Hari umupadiri Imana yampuje nawe, Imana ihabwe umugisha, ampuza n'abazungu bo muri Belgique, baranyishyurira. Ndarangiza. Ndarangiza bigoranye, ariko Imana irahaba. Umupadiri ndamushima cyane. Nkashima n'Imana yampuje nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo mama akishimira ko mbonye umusore tubana, naragarutse. Imana yo ntiyabyishimira, ibona ko nzabaho nabi, naravutse nabi, nkakura nabi. Iranyitambika. Imana? Yego. Maze kunyitambika, nahuye n'umukecuru mu muhanda ndi kwigendera. Arambwira ati muko ni Karame, Imana irambwira ngo udatenyuka kuba warya umwanda. Mugende kwibaza ngo umwanda Imana ishatse kuvuga niki? Nimugende kubyibaza. Arambwira ngo uriya musore mugiye kubana mureke, Imana irabyanze. Niwe bitaga umwanda? Niwe bitaga umwanda. Niwe Imana yitaga umwanda. Ngira ngo mbwire abankurikiye ko iyo uri mu byaha, iyo uri mu bintu Imana itishimiye, ikubona gutyo, ikubona nk'umwanda. Kandi nibyo koko iyo uri gukora ibyaha uri kugenda wivura gutaha mu byondo mu bisogororo. Turagira ngo twumve niba ari Imana bivuze, kuko hari abantu Imana igituma ntabwo tubihakanye ko igivuga, ariko tukarenzaho ibyacu. Umuntu akaza akavuga nk'uko, kandi mu by'ukuri watekereza washyira muri logique, twese twarimwe n'Imana. Ni gute Imana ishobora kuba yavuga uti kanaka ni umwanda ubundi? Reka dukomeze tuze kubyumva. Ubwo arambwira ati Imana yambwiye ngo izaguhuza n'uwundi, ariko uriya irabyanze. Ubwo ntabwo nigeze musezera ngo mubwire ngo byagenze gutya. Wahise umureka se? Yarampamagara nkambwira ndi buguhamagare, ndahuze, kuko urumva ngiye kuva ndi umwana narasengaga. Kandi nagiye mbona imirimo y'Imana ndi n'umwana. Nkiri nko muri segonderi hari amasezerano Imana yagiye impa, kwenda aho ntahavuze. Ibintu byinshi nkora rero mbanza kubaza Imana akenshi. Iyo icyo kintu kitari icyanjye Imana iranyitambika, kabone nubwo byagenda bite iranyitambika. Hari muri sezerano ryo kuza mu mujyi i Kigali, yuko ari bizagusanga. Kuza mu mujyi ntago isezerano ari kuza mu mujyi ahangaha. Birenze kuba ndi hano, birenze kuba ndi i Kigali. Isezerano mfite ntago rirenze i Kigali, ntago haroroheje. Yego, ariko ndacyategereje. Ni gake gake, ntago Imana ihita ikora ibintu ako ka mwanya. Ugenda intambwe intambwe. Ariko hano i Kigali ntago haroroheje. Yego. Gusa nubwo numvaga ntaho bizaca, nkumva nk'umuntu avukiye ahantu hameze nka gutyo, numvaga ko ntaho bizaca. Kuba utandukanye n'urukundo rwawe rwa mbere, nari mutangiye kugira na projet. Yego. Imishinga ari ikomeye, agusezeranya ibintu byinshi, kandi wabonaga gukunda by'ukuri. Yabonaga nkunda by'ukuri, ariko asibwo biba byoroshye guhita umukatira we. Urumva niba narasengaga kuva ndi umwana,
nagomba kumvira ijwi ry'Imana. Yego. Okay. Nuko uraryumviye, uramuretse. Ndayumvira, maze kuyumvira nkomeza gusenga nza guhura n'uwundi nawe turakundana, ariko none ikaba yari yarampaye ibimenyetso bine nzagenderaho. Yego. Ari byo bihe mbibabwire. Okay. Yego, ndampaye ibimenyetso, umuntu muzaba mujya kureshya, urumva harajya nisumbukuruzaga ku muntu nkamuhagarika gutya ngo ntabwo ari we pe. Kwireshyeshya ntabwo ari ukwihagarika. Ntabwo mbizi. Ni ukwireshyeshya cyangwa kwigereranya. Muzaba mujya kureshya, uzaba umurushaho gakeya h'inzobe, azaba afite umubyeyi umwe, azaba yambuka imigezi ibiri. Yabimbwira ahantu mu butayu. Imigezi ya Nyabarongo? Hari uburyo Imana yabinsobanuyemo by'iyo migezi. Uburyo njyewe nabirebye nkabikurura nkabimenya. Ngo w'inzobe kurusha wowe? Njyewe ndamurushaho gake. Ubu uri inzobe? Ubu ndi inzobe. Yego. Yego, murushaho gake. Tujya kureshya. Ubwo kera noneho yabaga imeze ite? Afite umubyeyi umwe. Yego, yambuka iyo migezi. Gusa iyo migezi yaranshanze cyane, ariko kuko yari afite bitatu muri bine nabonye ko ariho, ariko na nyuma imigezi nagiye mbimubaza nawe yabibabwira. Mwese ariko uvuye hano, urugero ndi i Kigali, uvuye hano ugera iwanyu kugira ngo ugere Ngororero, wambuka iyihe migezi? Akibaza impamvu mbimubaza, akayimbwira uyu bawita umugezi, uyu bayita Rusuma, hari ukuntu imigezi batari umugezi, hari ukuntu Imana ifata nk'umugezi. Yego, ni umugezi itemba nyine nk'uko kwa Nyabarongo cyangwa riva. Wenda ari umugezi utapfa kwambukisha ibirenge. Ni icyo ngicyo ntekereza ko Imana avugaga. Hagomba kuba hariho utakwambukisha ibirenge. Twabyumvise neza. Ibyo bintu uwo mugabo wanjye nawe mubajije kenshi ntabwo yari azi. Ni nawe uyu mukiri kumwe? Yego, niwe turi kumwe. Ubwo turabana dukora ubukwe, ariko buriya iyo hari icyo Imana yavuze ku muntu cyangwa ku kintu runaka, Satani agerageza buryo ki yarwanya icyo kintu cyarwanya uwo muntu. Erega hari n'abandi baza by'abahanuzi, umuhanuzi akaza akagupirana kabisa ati Imana ntabwo ishaka kubana n'akanaka banananuza, ngakura nyine byagenza nk'uko uri kutubwira, ukabana n'uwo muntu ukagerayo wana bikagorana. Turagira ngo twumve niba ariyo. Urumva ngewe kubera nabaye nk'ubabaye mbere nimwe mpaye ibimenyetso nzagenderaho kugira ngo noneho ntaza. Byose birahagije buriya ra? Ibintu bitatu muri bine n'imigezi nkaba narindi kujya nkurura nabyari bihagije. Erega umuntu mumenya ari uko mwabanye. Kumenya umuntu ntago yari yimbwiye wenda ngazaba afite umutima ngo ari umumarayika, ntabwo ari byo. Ni umuntu ishobora no kuguhuza n'umuntu kugira ngo uwo muntu umuhindure wowe, azajya mu ijuru kubera wowe. Ishobora kubikora ikaguhuza wenda n'umuntu runaka utanafite imico myiza, ariko akazahinduka kubera wowe. Ubwo mwese mwihutisha iby'imibanire yanyu? Ntabwo twabyihutishije, twarakundanye igihe kiragera, dukora ubukwe. Maze gukora ubukwe turabana, tumaze kubana Satani aranyataka, ariko Imana irahaba cyane, irahaba ku buryo bufatika, yarahabaye. Ndatwita nk'abandi muri ko ntwite, aho twari dutuye ntuye mu Nzove hafi na ADPR. Ubwo twari tugiye kuhatura, Imana irambwira ngo icyo gihe nabo twabonye aho twagiye kuhatura, Imana ntiyabyishimira, irambwite ahantu muhave. Ariko umugabo arambwira ati aha hantu niho hashobotse ubushobozi, ibiki tubigenze gute? Mbwira Imana ese ko hano urabona muri uriya mujyi ntibyoroshye, ahanga niho ubushobozi bwari buri. Irambwite ngaho ntacyo muhagumye, ariko hari abarozi. Ubwo naratwise nk'abandi ba mama, nenda kubyara ku irembo aho nari ntuye mpasanga amababa y'inkoko, amababa menshi cyane, menshi. Narabyutse mu gitondo ngiye ku irembo nsanga amababa menshi cyane ari kujya atumuka. Maze kujya atumuka ndagenda ndasenga mbaza Imana n'ibira n'ibiki, nendaga kubyara. Imana irambwira iti uko wabonye ari amababa atumuka, bari gushaka ngo n'umwana ntaza kugera mu biganza bizatumuke gutyo, ntazajya n'ikintu kindi kigira icyo kikumarira, cyane cyane umwana.
yego ati kuri ubona bitumuka kuriya tubura warifata nsanga sinarifata rivu dutumuka bagenda biguruka kubera umuyaga tubaragira ngo n'umwana atazakugera mu biganza ariko nzabana nawe ndetse hariya ntuzahanyura ujya kubyara ntabwo nigeze ncaho ku irembo banyurije ahantu bashyize ahantu urwego baranyuriza umwe ajya haruguru arakurura undi arasunika sinacandi ku marembo ariko wari wabikoze we yizeye ko nahanyuze ibyo byagezweho uri igipangu twite ntabwo hari ibiba atari ibipangu ari ahantu ho kurira ntabwo byumvikana kumva umubyeyi ukuriwe abazi kuri ADPR hejuru ya ADPR hari inzu ihari niyo nari ntuyemo hejuru ADPR neza birafatanye niyo nari ntuyemo gushyikira cyangwa ibintu bikakujomba ntabwo byari gukunda Imana ntabwo yari kubyemera yarambwiye ngo since hehe aho hantu nyine nk'umuntu agomba gukoresha ubwenge Imana ivuze Imana y'igitubwira tujye dukoresha ubwenge ntabwo izaza ngo ubwenge noneho bigenze gutya mwigira ubwenge bwo kurira ndurira banyuriza uruzitiro rw'urugo yego nshinja hirya ndazenguruka wari wabikoze we yarazi ko ubwo byakunze gahunda ye yakunze gusa Satani yarababara icyo gihe amaze kubabara ndagenda ngira kwa muganga amaze kugera kwa muganga hari ahantu bita mu Rwererero abamama barahazi najyanye Bibiliya yanjye narapfukamye ndasenga mpamagara Imana nyisaba ko imba hafi hari icyo yari yaransezeranyije n'ubundi ndangije ndahaguruka hari nasanze y'umumama uri kumwe n'umukecuru ntazi nimba ari nyirabukwe cyangwa ari nyina umugabo wawe se abandi bantu nasanze aho mu Rwererero hari umumama wundi wari waje kubyara yaherekejwe n'umukecuru ntazi nimba ari nyina cyangwa ari nyirabukwe ubwo umumama bahise baza baramutwara ngo bajye kumupima aho ibyo bigeze birangira nabyaye baraza batwara wa mukecuru ngo ajyane imyenda bajye no kubereka icyumba bajyamo wa mukecuru yarasohotse ageze hanze aragaruka aza nsatira ambwira ngo reka nkuremo ngo urwo rudodo ruri mu mutwe wawe urwo rudodo rufite ipfundo riri mu mutwe wawe ndibase urudodo n'uruhe naritaje njya nka hariya ndamaze urudodo ruri mu mutwe wanjye rufite ipfundo n'uruhe ko ntarwo ahita ambwira ngo ubwo se ngugize ngo ngiye kukuroga nibyo kundoga ntabyo mvuze yego yisaka ataragenda icyo gihe mfite ibise nk'abandi bimeze neza wari usutse se ufite ibyo bintu biri ku mitwe birimo indodo nari nsutse ariko urwo rudodo ntarwo yarebaga twari tunaze yari ukuyemo waramwemereye se ntabwo natumye nkoraho Imana duhaye ubwenge ngo tubukoreshe yego arambaye ngo ubwo se ngo utekeze ko ngiye kukuroga ndivuga nibyo kundoga se bije bite ariko nta rudodo rufite ipfundo riri mu mutwe wanjye yarasohotse amaze gusohoka ubwo muganga agarutse kugira ngo ankozeho y'akamashini hari utumashini bakozaho ku nda ngo arebe aho bigeze ahita asanga umwana mu nda umwuka utangiye kubura hashize undi mwanya arampima ambwira ati umwuka utangiye kubura aranyereka ambwira ati iyo bimeze gutya umwuka uba uri kugenda ushiramo tugende tujye kukubaga ndavuga nti siko Imana itari yarigize imbwira ko bazambaga kuko hari icyo yari yarabimbwiyeho ambwira tugende tujye kukubaga ntidisikitana wa muganga hari umumama twasenganaga bita mama Keriya aba arampamagaye arambaza uri hehe kwa muganga uri ni hehe mpagusanga mbwe n'ikiko ndi kwa muganga none hana indi mu butayu Imana irahamvanye irambwira ngo huye n'ikibazo ngo ninzi nkugereho byihuse atuba tuvugana ngeze ku muhanda mvuye mu butayu mbwira uri mu bihe bitaro kandi itegure ko bari bukubage kandi ntibakubage ntarahagera Satani yasabye ubuzima bwanyu ubugingo bwanyu n'ubuzima bwanyu ariko Imana yabyimanye ntabwo iri butume bigenda ubwo n'umuntu amasengesho umugenzi wawe yego twakunda gusengana cyane mu mama hari n'ibintu Imana yansezeranyije ndi kumwe nawe bimwe kuri yo byarasohoye ndashima Imana nabyo nanjye hari byasohoye nuko yego ubwo ndahamurangira arambwira ati muganga ntagukoreho ntarahagera nintinda nta kundi nimbanguka nta kundi ese umugabo wawe yarahari umugabo wanjye ntabwo yarahari nindi kumwe na mabukwe akabyemera akemera yuko abantu bavuga gutyo ti muganga ntagira ikintu agukoraho utarahagera na muganga akabyemera atari n'umugabo wawe ubivuze kandi niyo yaba ari umugabo wawe
nkeka yuko kwa muganga batashobora kubikwemerera kuko baba bari gutabara amagara, ntabwo bakwemera ko mwembi mugenda. Urumva nitabye telefone muganga we ibyo ntabwo ari kubyemera, ariko twarashwanye. Ambwa ati tugende, umwana bagiye gupfira mu nda, biragenda bite? Ariko nkaba nzi ko uko byenda kose hari bupfa umuntu nibajya kumbaga uwo mukozi Imana atarahagera. Uko mu byibuka umukecuru usohotse niba utumye ibyo bintu byose bimbaho, ubundi byari bimeze neza. Yego, niba utumye ibise bihagarara, niba utumye umwana atangira kugira ikibazo. Imana rero nayo ivana umuntu mu butayu byihuse ahitaza. Ubwo mama byihuse yarahageze, ahageze abwira muganga na mabukwe, avuga ati reka twubahe Imana, gake mwo kabyaramwe musohoke nta kibazo. Muganga y'umushajemo Imana arasohoka na mabukwe. Wa mama yari yejeje, yarangije turasenga iminota nka 30. Oya, nta minota myinshi yakoresheje. Urumva aho yanyuze naho yagize, yasabye Imana imbabazi yuko itamubonye neza. Arangije turasenga, dusenga akora kunda, inda yanjye yari yamaze kuba nibavuga ibuye, niba byita gukomera nyine kuko uyirimo ntabwo amerewe neza. Yego. Mu by'ukuri muganga yari yankojeje, arambwira ati none n'umwuka washize, igipimo ntabwo cyari kikibona ko umwana mu nda akirimo umwuka, cye cyamaze kuwubura igipimo, ariko twe ntabwo twari tubizi, kari kahwereye. Niko muganga yambwiraga, aranuka cyane. Ubwo turasenga, ari gukora kunda, hamagara Imana, arayihamagara. Arambwira ati mbonye marayika azakora kunda yawe, nta kintu wumvise? Najya kumva numva umusongo urakubise cyane, urakubita, mwana numvisha umusongo ukubita. Ese haguruka byihuse, ese ashima Imana, urakoze Mana. Ahita haguruka abwira muganga. Ni marayika we ntabwo yasengaga gukora wose? We umukozi Imana yasengaga ari kunkora njye, cyangwa kuri akanyungwe. Oya, urumva ko kunkoraho gutya no kuba ikintu gikubitiye mu nda, ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego, nuko umva igisongera zamutse urajugumira. Ntabwo ari myinshi, ni umwe ariko ufite imbaraga. Yego, ahita aza, ariko ubwo Imana yari imaze kudusezeranya ngo mu minota 40 muramufite uruhinja. Ntugende, ariko ubwira uwo mama ntugende, uwo mwana utamunyeretse, utamutereye mu biganza. Isa soka abwira muganga atamuragije Imana mu yandi magambo. Yego, urumva ntago Imana ari kuvuga ngo utamundagije, ariko twe twumva ko kumushyira mu biganza bye, kuko umva Satani aracabagendaho kandi ubashaka n'umwana. Ariko ko Imana yari yavugaga ntago kuvuga ngo ntugende utamundagije, oya, ahubwo umuterere mu biganza umanze umunyereke. Yego, ubwo muganga baraje baranyihutisha, baranjyana mu cyumba babyarizamo, ariko icyo gihe bari bumbage, barantegura. Ninjira narebye ku isaha, hari isaha ibirimo, nayirebyeho maze kuyirebaho nsanga ni 11 zuzuye. Ndinjira barantegura, abaganga baraza banyitaho, bakora ibyo bakora. N'ibikoresho byo kubaga. N'ibikoresho byo kubaga, kuko bari bafashe umwanzuro ko bagomba kukubaga. Kuko numva umwana mu nda, kandi Imana agwa isezerano yuko uzabyara neza. Mbere yari yambwiye ko nzabyara neza, ariko tubyibuke uwo mukozi w'Imana akiva mu butayu yarambwiye, Imana irambwiye ngo witegura ko bari bukubage. Kuko Satani yari yagusabye ariko nakwimanye weho n'umwana. Itegure ko bari bukubage. Bijya bibaho rero, hakaba hari ibintu bitubaho cyangwa akagira ukuntu bihindukamo gake, ariko Imana igira ngo igire ikitabara. Hari n'abahitamo busanzwe akavuga uti ngiye sishaka yuko ndibwa n'ibirse bahambage. Hoya bibaho ariko wowe kuri wowe niko Imana niko byagenze. Yego, nararebye barambyaza nsohokamo aho ngaho, narongeye ndeba ku isaha nsanga ni 11:40 koko z'urukerera. Iminota 40, oya, si umugoroba. Mbona ko bihuye n'iminota 40, bigira ibanga ryanjye ko ntabwo nari bibwire ko mbona ko Imana koko itambeshye. Ubu rarimenye ibanga rero. Ubu ndarimenye. Oya, naranarimenye. Ngize ndimena ko numva ntabwo ari bwo naba mvuze ko Imana yantabaye bwa mbere. Kugenda ibwira nabo abeshi, abo duhuye, numva umuntu afite ikibazo, numva umuntu hari ibyamucanze. Mwana wari uzi ko Imana yantabaye muri ubu buryo. Ni muri ubwo buryo abantu banatinyamo n'ibiserega. Yego, wari uzi ko cyangwa banatinya no kubagwa, ariko bivuga ko ngo benshi batinya ibise. Nuko barakubaze izo saha ubona ni za zindi Imana yari yagusezeranyije ubugira ibanga. Yabimbwiye aho ngaho ko biri bitwara iminota 40. Gusa umwana n'ubundi yavutse akufita kuka gake, bamushyize ku mashini. Kubaga byatwaye iminota 40 byose hamwe no kuntunganya n'uruhinja. Oya, kumbaga byatwaye iminota mike.
uruhinja ruraboneka barushyira ahantu barushyira baruteruramo. yego ariko kuva kwinjira mu cyumba no gusohoka abona rindi kumwe nabo bakongera kumbona byatwaye nyine ya minota 40. Okay. wa mukozi w'Imana aribwo yakira uruhinja mu biganza bye byatwaye minota 40. Ikimana ashaka kuvuga gusa umwana yavutse afite akuka gake kubera urumva ni Imana yamugoreye mu buzima. Mu by'ukuri imashini hamwe na muganga bari babonye ko umwana yapfuye. Yego ariko Imana yamugoreye mu buzima. Ni kuri Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri twifatanije nawe n'abandi baremerewe ubumve yuko Imana izabiyereka. Nanabwira abantu kugera kure ntago ari ko gupfa, guhura n'ibibazo byinshi ntago bivuga ko byarangiye. Nyuma y'ibibazo, nyuma y'uko ugera kure, Imana igica inzira abantu badakeka. Nani mpamvu yo kwishora mu ngeso zigiye zitandukanye hamwe ukomeza urwane, kuko urugamba n'urwawe ntago ari urwa kanaka, kandi nawe ndi buri wese afite urugamba n'umuhamagaro we. nuko usa nkaho iki kigeragezo twavuga nubwo tutabibaze uracyari kubona kugira neza kw'Imana, ariko aho ngaho nibyo bikomeye. Yego ubwo birarangira nagarutse, namaze iminsi kwa muganga nk'abandi bahamara, ngaruka mu rugo. Umunsi kugaruka mu rugo bamurozi byaramubabaje, yanyatatse kurenzaho. Noneho mwaciye hahandi kw'irembo cyangwa umwana nagarukanye umwana nari kubiki. Nta kibazo. Ubwo bari babikubuye bya bintu byaratumutse rega birashira. Ese iyo mubikubura ntago byari kuvuga ngo bikunde? Ese urumva ari nde wari kubikubura? Uri wese kubasha rega bashaka kugutega harya ngo bita bijya mu wundi ubikuye aho ngaho. Ntago ngiye ibyo mbizi, ariko byaratumutse ngiye byaratumutse nicyo nzi. Nta bindi kugaruka twarahanyuze kuko ntago twari dufite uruhinja kandi bashaka ko tutazarugira. Nyuma umurozi yaranyatatse cyane byatumye nanimuka aho hantu. Ibitero bimeze bite? Ndibuka umunsi umwe hari kuwa mbere nijoro narabyutse nsanga itara ryo ku muryango barikuyeho. Maze kurikuraho barambitse amarozi imbere y'umuryango ari mu kantu kameze nk'akantu kavamo itara. Urabona rino tara ry'uducuma. Niko kantu byari bimeze nk'akariko kantu babushyize. Byari biki? Twari utuntu tw'udufu n'utundi tuntu utamenye utwo ari two. Wajya mu turungo wenda bateka cyane ukagira ngo ni nk'abana bakina iby'abana. Buretse gato. Yego. Ubwo ibyo bintu nabihasanze mu by'ukuri uketse nanjye nari kubikeka n'undi muntu ari kubikeka, ariko hari n'agapango ku buryo abana badapfa kuza uko biboneye. Ikindi basize bakuyeho itara ryo hejuru nk'ikimenyetso cy'uko bahageze. Ubwo gacuma nako kwitara ntago ari ko kuryange, ariko basize itara barikuyeho babimenaguye aho ngaho nko kugira ngo ntaza gukeka karundi ari abana babikoze wenda bagataha, kuko nari mfite imbaraga nke wenda simbibone. Basize barikuyeho. Ubwo nyine nibonye ngiye hanze kuri usohoka mu gitondo wihuta, nashidutse nabirenze. Ndavuga Mana yanjye ibintu ndenze ni ibiki? Muri ako kanya umwana bararize, ndavuga sindajya kumukoraho pe, reba ibintu bari bankoze, reba ibintu masanze, uyu mwana simukoraho. Icyo gihe byahise bincanga cyane, njye sinari ndi busenge ngo bigire icyo bimarira njagaraye bimeze bite. Nahamagaye undi muntu twasenganaga, ndabwa bibanye ibibazo nsengera, njyewe ndabona bitapfa kunkundira. Wirinze guterura umwana bararira arahogora. Yego urumva ntago nari kumukoraho nubwo yari kurira bimeze bite. Imana itarambwira ni ibiki. Noneho ugira amakenga menshi kabisa. Yego Imana yavuze ngo mugire ubwenge. Nibyo? Nibo? Nagize ngo bagukozemo akazi kabisa, nawe itangurambika biganza tubona ukuntu bacaho. Imana ishimwe. Ariko ntabwo bahagera harira. Yego. Bibaho. Ubwo baransengera. Yego. Imana yambwira iti ni ibirozi bari bahazanye, ariko bifate ugende ujye kubijugunya ugaruke. Bitesheje agaciro. Ubibwirwa n'iki? Kuko Imana nabwivugana n'uwari wese ngira ngo. Yego. Ubibwirwa n'iki ku muntu utazi kuvuga cyangwa utabasha kumva ijwi ry'Imana? Ariko buriya icyo wemera n'icyo ubona, niba wemera ko Imana ivuga ni ukuri zakuvugisha. Ubwo wemera yuko ibirozi bibaho? Ibirozi byo bibaho. Ushobora guhita arimba akarwara bya nyabyo kandi ibirozi byo bibaho, ariko abantu bose barwara siko baba babirwaye. Bitandukanye rero iyo myumvire yo kwimagina n'ibintu by'ukuri. Njyewe ntago nari kwimagina kuko ni ibintu byagaragara. Aho turi kuvuga kuri ibyo kuko wenda warabirenze. Sinzi uburyo cyo wanabyumvise yuko ari byo. Yego ntago nabyumvishe ko ari byo,
ariko narabirebye nsanga ni ibintu bidasanzwe. Nk'umuntu uzi ubwenge ngira amakenga. Yego, mbaza Imana ibyo ari byo. Ubundi mu miterere yanjye Imana yambwiye ko nta kintu nzakora ntayibajije. Yego, iyo hari icyo nkoze ntayibajije iranyitambika. Iyo ibona icyo kintu cyangiraho ingaruka uko byagenda kose irabikora, iranyitambika. Yego. Nuko rero uhamaga umuntu ngo agusengere, wanze gukora ku mwana? Ntanze gukora ku mwana. Mvuga nti noneho baba bino bintu mukozeho wasanga yapfa. Yego. Yego, umugara umukozi w'Imana wundi aransengera, Imana yambwiye iti mbitesheje agaciro, ugenda ufata ikintu ubifatamo cy'igishasho ugenda ujya kubijugunya, bitesheje agaciro. Ndagaruka noneho ku Imana ariyo yari mvugishije, numva ko nta kibazo, ndamuterura ndamwonsa birarangira. Akomeza anyataka. Hari umunsi umwe hari ninjoro tugiye kujya kuryama, tumaze neza kugera mu cyumba, ijwi ry'Imana rinzaho rirambwira ngo sohoka ujye hanze. Mbwira umugabo ndasohotse ngiye hanze. Gukora iki? Ndavuga ngiye hanze gusa. Mfata telefone ndagenda murika. Sobaza cyatumye murika ntago mbizi. Utu umugabo mu buriri? Musiga mu buriri. Ndagenda ndamurika hanze. Ariko uratinyuka kweri? Njye numvira ijwi ry'Imana. Yego, ndagenda ndamurika. Arabyihanganira. Ndagenda ndamurika. Ntabwo yagukurikiye? Ntabwo urumva ariko nkurikira se. Erega hari ibintu ubu utabasha gusobanura cyangwa abandi bantu muri kumwe ntibabasha gusobanukirwa ibyo bintu ibyo ari byo. Ndetse ndasohoka. Ese ubwo yagufataga ate? Uretse ubyumva ahantu yahise abyemerera. Ngeze hanze ndamurika. Ntumbaze cyatumye murika. Ndamurika mpita mbona hari imbeba yaboze. Iri hirya gakeya y'umuryango. Kandi nta yari hari kuva kare. Kanuka kubi. Iyo araboze sumbaze ngo bayibukuye kugira ngo ibore. Mpita mpamagara umugabo ndavuga ngo uzi ko hano hari imbeba yaboze. Ahita azarareba. Arambwira tuzi ko mu kanya turi hano muri saro nabonye itoroshi imurika hano hanze. Uzi ko aribwo bari bayitereye bakamurika ngo barebe ko wenda higuye ariho bashakaga. Barayinaze. Kuko we yabonye imirindi mwumvaga nka bya bintu kuvaga zamani bararabacaho ati arya babitaga ngo abantu badiha. Yego. We urumva mbere abona ibyitoroshi imurika mu rugo ntago yari kwirirwa bimbwa kuko ntago ari ibintu birenze. Ariko iyo mbebe ikimara kuboneka nibwo ahise ambwira ngo uzi ko nabonye itoroshi imurika hano mu rugo nkayoga iby'imurika. Kumbi bari kugira ngo barebe aho abayijunya ko ari higuye. Barengeje nyine agapangu barebe ko ari higuye. Aravuga ati rero ngewe numva nta binyica hari cyo banshakaho, arebye nayifata ayiteruza ajya kuyijugunya. Hari ikibazo nanjye kukubaza. Umugabo yabyakira gate kumva umugore ufite imitekerereze imyumvire nk'iyo ngiyo? Abenshi bahita babafata nk'abasazi akabati ewana cyangwa umukimwe afite ihungabana. Yego, rimwe yaketse ko yigeze akeka ko wenda ari ihungabana. Nicyo gihe mvuga ngo ndasohotse iyo byaramuyobeye ariko arandeka. Ariko abonye noneho ko hari ikibaye niyo mbanyihoreye. Abonye ko hari ibyo mbonye nibwo ahise avuga ati uzi ko nabonye itoroshi imurika hano mu rugo mu kanya bari baritereye. Ahita abyemera. Ubwo ni ikimenyetso Imana yakoresheje imwereka. Imwereka. Kuko iyo toroshi yari yayibonye nge sinayibona. Ubwo rero abantu bafite abandi babameze nk'uko Imana ijye bafasha kwereka patina babo. Kuko hari benshi byanga akavuga uti apo nagende cyangwa ugasogata gukingirana. Kavuga uti warasaze neza. Akavuga ngo warasaze ntago. Erega ibintu by'ijuru biraducanga kenshi. Ibintu by'ijuru biraducanga. N'ibintu byira hepfo. N'iyi si. Yego. Kandi buri ibintu by'Imana kugira ngo uzasobanukirwe ngo bimeze bite bisaba kugira ngo nawe ntabyo tuzi na nopfuye bimwe. Nta Jesus hari ibyo atazi kandi ari umwana we. Niyo mpamvu bisaba kugira ngo rero witonde. Ariko ugashishoza koko ijwi wumvisha ari ry'Imana. Impamvu twari tuvuze kuri uwo muntu umupatina wawe ni impamvu yabikekaga gutyo. Hari abantu ushobora kuba bari kunyura muri ubwo buzima ariko mujye mugerageza mwicare mubwire abapatina bawo. Mwabwize ukuri kuko hari benshi ibyo bintu bisenyera. Hari benshi bisenyera. Ugasanga umugore ahora iyo ngiyo ngo mu misozi zakanyarira. Ngo arimo arirukanga n'amadayimoni n'ibiki kandi umugabo arara ijoro ataye ijoro nabi najya nabyo n'abaturanyi abanye neza akibaza ati abaturanyi nimwe mubanye nabi gusa. Yego. Rero abantu bajya banyura muri cyangwa bari muri ubwo butayu mujye mugerageza mwicare muganire mugahishane niba hari n'ikimenyetso ubonye muhamagare iyo mutamuri kumwe. Haje na WhatsApp n'iki bimwereke n'abaturanyi abantu wizera mu bimwereke mu bibereke nuko araje abona nimbe bakoko arabyemeye. Nimbe bakoko yaboze yanutse arifata ajya kuyijugunya. Turaryama bisanzwe
nuko wa muntu akomeza twataka noneho nkaribwa n'umutwe cyane ukabije, noneho ndabyibuka umunsi umwe hari mu ma saa sita, ibintu byaraje biramfata akajya binshwaraguraho, hari ibintu bitatoha kuntu kuri abacaga ku mazu bazasenya bacaho gutya, byaje biranshwaragura amaraso akava ngaho ubibona se cyangwa umvaga ikintu gitambuka? numvaga ikintu umva biranshwaruye, rero amaraso uturaso dukeya gusa samibe ko nazo zijya zambukirana ukabona yigaragambije iti uyu idepasa yego urabibona binakurya binandya, mbese nk'abantu wenda babaye mu cyaro ukuntu byabaga bimeze, nka kuri twajya gutashya nk'ahantu bita inkeri, ahantu hari inkeri rero nk'imikeri ikadushwaratura, niko byabaga bimeze. Njye rero hazaga n'uturaso n'utubyimba, n'umugabo narabimweretse icyo gihe, urumva nari aho ngaho, kandi mwibuke ko nababwiye ko Imana yari yambwiye ngo ahantu hari abarozi benshi, waranze kuhava kubera ubukode ari gahoro gahoro. Impamvu ni nyinshi, yego impamvu ni nyinshi. Ubwo nanone biranshanga, icyo gihe narwaraga n'umutwe udakira, nkirirwa ameze nk'ikigoryi, nkirirwa ntareba. Ubwo mpamagara umukozi w'Imana muri babandi dusengana, aransengera birahagarara. Cyakoze icyo nshima Imana, byahagararaga kubera ko hari icyo Imana ivuze. Ngewe reka mbabwire, Imana irahari kandi Imana irakora, kuba yizera, ariko nutayizera ntabwo uzayibona. Izajya kukwigaragaza kugira ngo bigende bite kandi utayemera. Yego, ariko iyo uyemera irakwigaragariza. Njye nyigaragaje mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Icyo gihe byabaye ngombwa rero ko umunsi umwe umuroza biduteza, noneho ngewe n'umugabo n'umwana, kuko umugabo we yabifataga wenda ko ari ibintu biri aho nka za mibe nk'uko bifuze, n'abandi wabitekereza ukundi. Byabaye ngombwa ko abiduteza ngewe n'umugabo n'umwana, twese abiduteza noneho pasiteri wo kuri ADPR aho ngaho yadusuye, biraza bidufata. Byazaga bivuga nk'injereri ni udusimba tuba mu mazi twegera nijoro mu gishanga. Yego, ibyo nzi n'ibyo mu gishanga, imvura imaze guhita niko byinjiraga mu nzu bivuga. Ibyo boro byagushwaraturaga uko umurozi yabidutezaga bikaza, niko byinjiraga mu nzu bivuga, bivugiriza. Yego, umugabo nawe yarabyumvise icyo gihe. Utarabyumvishe ni pasiteri, kuko si bari babimuteje. Na pasiteri byasabye pasiteri ko araraho? Oya, pasiteri ntabwo yaraye, babiduteje ahubwo ahari. Yego, naravuze ngo bya bintu biraje, n'umugabo nguzi ko mbyumvise, bita binyataka, numva umutwe uramenetse, umutwe uramfata, n'umugabo bibuko n'akana bibuko. Pasiteri wo mu Nzove yatubera umutangabuhamya, yaradusengeye, amaze kudusengera arigendera kuko nta kindi yari bukore. Yitwa nde uwo mupasiteri? Yitwa nde? Hari ubwo ndakibuka ukuntu yitwa we. Reka twikomereze. Yego, ariko ni nawe ukiri pasiteri ubu niwe ukiri pasiteri. Ukiri ku shumbi iyo ngiyo mu nzu. Nuko wenda baba babifunze wenda bazahafungura, ariko niwe ukiri pasiteri. Ubwo umugabo yabonye nta yandi mahitamo, aravuga ati noneho reka tuve ahantu twimuke, kuko hajemo n'umwana. Twese twimuka kubera ko byamugezeho, nawe yumva ukuntu bimumereye. Ariko ntabwo twese twimuka uwo munsi, twamaze nk'iminsi 5 aho ngaho, tumeze nabi, dusenga, ari ibibazo. Turimuka turagenda. Nkimara kuhimuka ntabwo byongeye kumfata, nabaye muzima nta kibazo, bumeze neza. Ariko ubwo Satani ntabwo yakomeje kunyataka cyane, aranyataka bikomeye nanone, yifashishije abo nkorana nabo mu kazi. Aho nkorana nabo mu kazi bangiriye ishyari ngo mbona abakiriya benshi. Ubwo nari mpagurutse ngiye gukorera umukiriya, nkora mobile money. Yego, nari mpagurutse ku ntebe nicaraho ngiye gukorera umukiriya, nje nsanga ku ntebe yanjye barambitseho amarozi. Narayafata muri telefone. Amarozi ameze ate? Amarozi abasate ko rwumvise ari rwo bwoko. Ndabikwereka. Ibyinshi twumva ko twebwe ari ibintu biteye ubwoba, none byabaye mu ruhame. Ntago ari ibintu bavuga ngo ni ibintu abantu bose barabizi, baranabibonye. Ayo sagate niba yarateye ubwoba cyangwa ntago ari utuntu twinshi, nta nubwo bari utuntu twinshi bakoresheje icyo gihe ku ntebe, n'utuntu yarambitseho. Gusa iyo nza nkicara ntabibonye, bwari gucya napfuye. Akantu kameze gate yarambitse.
urumva yari yakazinze mu ishashi cyako kavuga urumva birateza ikibazo twibarira. oya ntago urumva nge ntago harimo utuntu tw'utubaba tuvanze n'utuntu tumeze nka buji nanone bacanye ariko bifatanye n'utundi tuntu ntabasha kumenya utwo ari two. ubwo umurozi wabikoze wazi ibyo ari byo. n'abarozi ubwo bo barabizi ariko twebwe ntabwo turibo ntabwo namenye ibyo ari byo. narebye umuntu yantebe arayimbikira nkuko none nsanzwe nsengana nyina ndasenga. nabikuyeho mu bijugunya hasi. nabwiye umuntu abari bubivanaho urumva si we bari babikoze. uramwishyura? oya ntabwo namwishyuye. yabivanyeho ajya kumbikira n'intebe. naragenda asenga Imana imbwira ibyo ari byo irambwira iti mbitesha agaciro nanone ugenda ukora akazi kawe. wa muntu yagarutse nka saa saba zingu inkuru araba yayumvise ariko Imana yarantabaye icyo gihe. ariko ibyo bintu byaramubabaje biramubabaza akoresha uburyo noneho butagaragara. maze ukoresha uburyo butagaragara ibyo bintu byari byabaye ku itariki 20 z'ukwa munani. ariko ubwo hari ahantu natarutse muri uko kuba abantu dukorana baranyatatse. hari igihe namaze ntari mu kazi kubera nta mukozi nari mfite. nje mu kazi wa muntu yandikira message undi muntu ngo yasatanije mu kazi hetse n'umwana wayo. Imana iri mu ijuru irabinyereka ibinyeretse satani umuntu ya satani. urumva nuwo ni inshuti banziranyeho. yasatanije mu kazi hetse n'umwana wayo. wabonye rusuferi? wabonye rusuferi? we niko yanyise. we yanyise ngo yasatanije mu kazi hetse n'umwana wayo. umuntu mukorana? niko yanyise. yego. Imana iri mu ijuru irabinyereka. ndavuga ni kandi iyi message ubwo mbimenye ko hari ibintu bitari byiza ntumbaze uko mbibona buri muntu wese afite uko ahura n'Imana. nahise mvuga nteka njye kuri polisi iyi message akifite murege bayimufatane ibintu nkoreye si ibyo. ngezeyo barambwira ati urajya muri RIB. nsanga ibya RIB biragoye ndaza nitahira njya mu rugo. ngeze mu rugo ndasenga Imana irambwira iti akwise satani birakubabaje ariko byihorere ibyo azagukorera bibi byinshi nibyo biri imbere. ubwo yabimbwiraga Imana yabimbwiraga 2022 mu kwa 12 ku itariki 24. ese ubwo nabwo wagiraga kuko Imana ikwereka hazaza hawe? Imana yambwiye ko ari ikiza ngiye gusingira izajya ibinyereka mbere. ikindi kandi nsezeranya ko nta kintu na kimwe kizamba itabimbwiye. niyo mpamvu hari njagarara wenda nkaba ntari mu mwanya nakabaye ndimo yandeba ikambura ihita inyitambika ikoresheje ibimenyetso. yigize inyitambika ikoresheje ikinyenzi kino kiba mu nzu. hari imyanzuro nafashe y'ibintu runaka ngiyemo Imana irabyanga. ibyanze ikoresha cya kinyenzi igishyira mu gutwi k'umwana w'umushyitsi wari mu rugo. wa mwana w'umushyitsi namuzerereje kwa muganga mva kuri centre de santé njya ku bitaro ku Muhima. mva ku Muhima njya CHK. ya gahunda nari mfite iyi minsi yayihita irangira. Imana yambwiye ngo nta kintu na kimwe uzakora ntabishatse. nta kintu na kimwe uzamoya bira bintu ntabwo nabishakaga. nacyo kinyenzi ndagifite. ntabwo Imana kugira ngo yitambike umuntu wayo cyangwa ihagarike umuntu wayo bisaba ikintu gikomeye. n'utumenyetso dutoya cyane ariko ugize ubwenge bitumena ko ari Imana ibikoze. ya minsi nayimaze kwa muganga ahantu nari kujya sinaba nkigiyeyo. numva ni kunanirwa kujya kuvuza umwana ikintu kiri mu gutwi. none gahunda nari nahanye n'abantu iba irapfuye. namaze iminsi 3 inzarera kwa muganga kubera Imana yanyitambutse ambwira ngo oya bira ntabwo nabishakaga. aho kugira ngo uhombe nzaguhombye. nahombye amafaranga icyo gihe ariko ntabwo yigize impombo cyangwa ibone natambikira cyibone najya mu nzira zitarizo. Imana yegi nyitambika uko byagenda kose. ubwo rero uwo muntu andoga imyaka 2 yari ishize ibimbwiye ko hari ibintu bibi bizamba hazankorera wa muntu wanyise satani. umva nararwaye hahandi nabonye urupfu nararubonye ko rusa nabi. nageze ahandi ho gupfa burundu. varusa rute? ntabwo nakubwira ngo rusa rute. ikintu giteye mu bwoba rega ishusho yacyo ntabwo igikuva. uzi kugira ngo ugere ahantu ubona ko utari bugaruka mu buzima ubona ko hano ugeze nta kindi gikurikiraho etape ikurikira ari ugupfa. iyo si bimeze ite? ntabwo navuga ngo nagezeyo ni hagati hira hepfo nkahangaha
warivuje kwa muganga biranze babuze indwara bagize bate umwuka wandi uri kukubana muke ubuzima uri kubona ko buri kugucika niho nakubwiraga ngo uri kubona urupfu ubona nta wundi mwanzuro narigize ngo waragiye harabo tujye kuvuga bagezeyo ntabwo nagezeyo ya ahubwo no kubona ko abaganga bananiwe ntacyo bari bukore ibintu byose byanze ubwo Imana iza kumukoreka gute ni wa wundi wa mbere wawe ukugendaho uwo mu kazi oya abambere basigaye gutyo yego gusa mu minsi ishize Imana yarambwiye ati ubona umuntu wakurogaga ari ukikorogaho ya ndaje mbikwereke gusa ntekereza ko hari ikintu kimbaho cyangwa hari ibintu biba byarambayeho kugira ngo nzabone ubuhamya ntanga ko nigize mbaza Imana yibaza Imana kubera iki bino bintu ari nge bibaho kubera iki bino bintu bihora bimba irambwira ngo uzavuga se ko warwanya uruhe rugamba ngo ugomba gukomera kandi uri ku ishuri ugomba kuzabona ubuhamya utanga ubuhamya bw'uyu munsi nibwo butugira iburendi kuvuga imirimo y'Imana ko yantabaye mbese yitantabara cyangwa ntahura n'ibyo mba ndi kuvuga iki Imana igira uburyo bugiye butandukanye hari abatinya kugeragezwa ariko burya nana wahindura imigambi y'Imana ku buzima bw'umuntu twatangiye tubwira ko mwari mubayeho mu buzima bwa gikene Imana igenda ikurinda ipfu mu byo twumvise igufasha kugira urugo rwiza umuntu wabashije kwihangana mugakomezanya ariko se nubwo uvuze yuko leta yabafashije n'ibiki harabo kumva iyo byagenze uko nguko batagerageza kwibuka abo babanye mu bihe bigiye bitandukanye yanjye ntabwo nakwibagirwa mu by'ukuri Imana njyewe nkunda ibintu byanjye byose nshyiramo Imana ubwo impamvu mbikubwiye rero sibyo ni ukugira ngo no muri kwa gushima hari abo mwagiye mufatikanya mu rugamba ingamba nyinshi twumvise ujye ugerageza wongere ubibuke unabavugishe nubwo haba harimo wakwimya amatwi wakugire nabi ariko nyine tuba turiho kugira ngo tugaragaze ya neza y'Imana kuba uri aha gusa ntabwo ari byo bihagije byerekana yuko Imana yakugiriye neza ubu uri umubyeyi utunze umuryango sibyo uri mu muryango unatunze n'umuryango unatunzwe n'umuryango kubera Imana unatunze umuryango yego okay dusoza rero byanga byakunda hari ibyo Imana igenda idusimbutsa bigiye bitandukanye ariko hari icy'umwihariko hari n'ibyo idusimbutsa ariko twanabigezemo uruhare nshaka kugira inama abamama njyewe Imana yaranyitambitse inyitambika hari icyo nita ikosa nari ngiye gukora ariko muri njye numva nta kibazo muri ako nkora akazi ka mobile money nabikuriye umukiriya ari umusanzwe ari umukiriya wanjye arambwira ati se ubundi ko aya mafaranga nyashyiriye umuntu ahantu aha waretse nkakugezayo yari afite imodoka ukanywa agafanta nkamwishyura nkahita ngaruka kunda kugeza ugahita utaha ntekereje numva nta kibazo mfite sinjyewe umukirisitu sinjyewe numva nta bintu by'ibyo hanze hanjyamo hari umuntu wiyubashye wenda yari umuntu ubikubwiye umeze nk'abandi ntabwo ari kubyemera ariko we ni umukire ni umuntu wiyubashye ariko nanjye nanone ndiyizi ndavuga nta kibazo tugende Imana iri mu ijuru ibona ibyo bintu bitazagenda neza wenda ejo cyangwa ejo bundi uzi uburyo yanyitambitsemo kandi njye nari mbigizemo uruhare telefone yahamagaye umugabo wanjye baribaza abantu bose mfite muri telefone yahamagaye umugabo wanjye agenda yumva ibintu tuganira byose arangije arakupa arampamagara noneho yego mubwire yatse imodoka kate agusubize akuvanye umugabo yaguhamagaye akubwira ibyo navuganye n'uwo mugabo muri kumwe urumva telefone yanjye arihamagaye kandi ahamagara umugabo wanjye ibaza abantu bose mfite telefone yanjye iruzuye ariko yahamagaye umugabo wanjye nta n'ubwo uwo munsi twari twavuganye gusa Imana nakubwiye ko inyitambika uko byagenda kose ibintu ibona ko bitari bugende neza cyane kabisa yari itambitse yahamagara umugabo wanjye fone ubwayo nanjye ubwanjye hari igihe bitegeza nkumva ndamwaye nkavuga ni wa mugani fanta ngiye kunywa ya 800 buri Imana irabirebye isanga wenda iyo fanta ntawamenye uko byari biri bugende ngira inama abamama nuko nitugajya dupfa guhubukira ibintu ngo tugende n'abakobwa muri iki gihe bireze yego bireze ukifata ukagenda njyewe amahirwe yanjye nuko Imana inyitambika cyangwa Imana duhorana andi mahirwe nuko wabiciyemo ukaba uri kutubwira ngo twirinde tunamenye yego ariko hari uwo
uba ari aho yiyobora. Ubu hari n'ufite n'iyo story imeze gutya. Hari undi ufite story imeze gutya, wibuka ko yagiye akanywa iyo fanta bakamuha n'inkoko bikarangira ukundi. Rero nagira inama wa mama, nukuri hari ingo zisenyuka tuzigizemo uruhare. Nk'icyo gihe nashobora kugenda iyo fanta nkayinywa n'iyo nkoko nkayirya, ejo ngahita mbona ko umugabo wanjye ntacyo avuze, kuko hari uwanguriye inkoko, ntibagirwa ko yanguriye ibiro 20 by'ibirayi, nkaha agaciro ya nkoko. Niyo atajya muri izo gahunda zindi zo kubikurikirana kagukora iyo agisiyo gusa, ntawamenye ejo ugenda uhinduka, umuntu ahinduka, ushaka guhindurwa n'ibintu biri kukuba. Batangira kubona ko umugabo ntacyo abashije, umugabo ntacyo ari cyo, ataguze inkoko kandi yaguze ibirayi, yishyuye inzu uko ashoboye. Okay. Ubwo mbagira inama rero, umugabo wanjye cyakoze urumva aranyizera, arambwira ati ndabizi neza ko nta bibi wari uri bujyemo, ako Imana yawe irakwitambitse. So mbwe si kwitambitse, ngasubira mu rugo. Okay. Nuko Imana igenda igaragariza abantu, hari n'abandi bagiye bafite ubuhamya bugiye butandukanye. Imana yagiye barindamo, ariko izi ni zimwe mu nzira za mama Linda Imana yabanyemo nawe kugira ngo mwiyereke ko ari Imana ikora. Turi mu isi iteye ubwoba muri iki gihe, isi ikoranabuhanga, isi ati artificial intelligence, aho umuntu afata ibintu akabipapirano. Ariko biba byiza kurushaho iyo tubonye umuntu nk'uyu nguyu atubera urugero rwiza rwo kwirinda no kumenya ko Satani akiriho, ngo kandi ari hafi guca akagozi. Wari ubizi? Njyewe buriya n'ahantu nkorera ntabwo bamenyera, biza avuga ngo uriya mu bakinisha uriya ntaba muntu uzoza umbwira iki, uraza ukanyaka nimero nkabaza nimero nyatse ni iki, urambwira ko yinyatse iki. Ntago amenye umugisha w'umuntu uzava, ntago twabuza abantu yuko kwasira bose bashaka kugira nabi, ahubwo mu biganiro mugirana yabigamije iki, yabigana he. Mpita numva icyo yinyakiye, ukambwira uti wenda no kugira ngo ninjya mba muri gahunda zawe ukora njye guhamagara, wenda nsanze udahari ngo uteze imbere, ndayiguha aho ngaho. Ako hari igihe ubura icyo nsubiza, ukimara kubura icyo nsubiza mpita nyikwima ko ntacyo uba yinyakiye. Uwo ni mama Linda ubigenza utyo muri ubwo buryo bwiwe. Hari n'abandi babikora mu zindi nzira zigiye zitandukanye, ariko nyaboneka Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe, tugire amakenga, tumenye no kwirinda. Byose twabibasha, ntabwo dufite imbaraga zo kurwanisha Satani, ariko Yesu niyo mpamvu yadupfiriye, arahari kugira ngo turwanire, kandi mwiyambaje araza akabana nawe muri situation yari yose uburimo. Bisaba kwizera gusa, nta kindi. Nitukavuga ibingibi ngo kumve yuko kuba mama Linda ari ahangaha yarabonye n'ibyo bishoro byo kuba kwikora business yiwe, yarasengaga ariko akanakora. Nitugene ngo twirunde umurire mu misozi mu bumohe yose ngo turirwa kakana kadusenga, kandi iyo tunasenga ari uwo muntu adusaba amaturo. Ntabwo tubajije gushima. Reka nkubwire, njye n'Imana narayibwiye, ntabwo nzanirirwa kuva kwa mbere ngo ngire kwa gatanu nagiye gusenga. Ahubwo ya minota mikeya nafashe yo kugira ngo mpure nawe nzayikoresha ukwiri nyikubahemo, ariko ntago navuga ngo kwa mbere ngiyeho. Ni nayo mpamvu buriya dusenga dufite icyo turi gushimira Imana. Gusenga no gushima. Kandi ikindi ijambo ry'Uwiteka riravuga ati nzaha umurimo amaboko yanyu, nzaha umugisha umurimo uzava mu maboko yanyu. Mbere yo gusenga turabanza tugakora tugashimira Uwiteka. Reka mbashimire cyane, ariko mama Linda byanga byakunda, nubwo ikiganiro tukigenje gutya no kwigiye cyatugendanye, kuko nawe bifite izindi gahunda. Hari umuntu ushobora kuba rero yafashijwe cyangwa yifuza kuzaganira nawe, hari ibyo wirinze kuba wavuga bigiye bitandukanye hanga kubera impamvu zimwe na zimwe. Uwo muntu aba yagushaka yakubona ate? Nimero yanjye ni 078 52 91 49 8. Uwo ni mama Linda rero, muzamuvugishe. Reka mbashimire mwebwe rero twabanye muri kino kiganiro, aho muherereye hose. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kandi Imana ikomeze iborohereze mu byo muri gucamo byose n'ibyo muri gukora. Imana ibane namwe. Shalom.